tureba byose. ariko se perezida mfite ikibazo cy'amatsiko nacyo wenda abantu benshi bibazaga hari contact koko za Rayon Sports zabayeho kuri uwo mukinnyi direct ko iyo baruwa yagiye igaragaza Rayon. Njyewe sindi bujye muri ibyo. Ikigaragara cyo nuko amakuru ahari usomye na ntuza ya Sadate nshingiye ku byo numva nuko bashobora kuba baragiye bavugana ngira ngo na SG wa Manyema sinzo bagiriye inama mbi ibyo bavuganye byose simbizi ibyo bavuganye ariko n'umukiri baramuvugishije. Okay. Kanumva Rayon Sports na Gasogi mbere gato yuko imikino itangira hari indi mikino myinshi ikomeye. Ntekereza hari umuntu wanditse kuri Twitter igishobora gutuma ibintu byose bijya mu buryo by'akaduruvayo nkaka uko bica mu mucyo byose bikwiriye guca mu mucyo ariko icyo nzi cyo nuko kugeza uno munsi wa none ibi ngibi reka mbivuge ko Rayon Sports iri mu kwikinisha kandi sijya nkunda kuvuga ibintu bipfuye kuri iki ngiki nta fenetre y'ibiganiro ihari mbese ntagurishwa muri kontra binari nta nubwo tunamugurisha narebwe ko tutemera kumugurisha nta nubwo twanagurisha icyo nzi cyo nuko iyi seza azayikina atanayikiniye nawe ubwo ibihano byamujya ku mutwe arabizi si muto ibyo urabyumva neza yewe n'abamushuka bose nabo babigenderamo reka mbikubwire. Yes, so think twice and act smart. Yes. Hanyuma bitumye hari ibibazo bibindi bibazo sinze none mbibariza rimwe icyambere kiravuga kiti ni ryari equipe ya Gasogi ishaka kugurisha umukinnyi itaramukinisha ese byabaho ngo ngwiki mu gihe muguze abakinnyi bashya bavuye mu equipe kuri equipe ya Gasogi birashoboka ko mushaka kugurisha umukinnyi mutaramukinisha nakubwiye ko ibyo bidashoboka. Yes. Hanyuma icya kabiri umubano w'ikipe ya Gasogi United na Rayon Sports n'abayobozi bayo uhagaze uti uyu munsi wenda hari ababikonfuzinga ntabwo nshinzwe kujya muri romance n'abayobozi ba Rayon Sports period. Yes, kuko dufite vision zitandukanye dufite approach zitandukanye dufite n'amakipe atandukanye muhuzwa na business duhuzwa na business. Okay. Yes. Ndumva ko ntabwo nshinzwe kujya muri romance with them period. Yes. Angaho ndumva nsubijwe iyi derby ngiye ndi kumva nkeneye umukino wa Gasogi na Rayon sinzi ukuntu uzaba umeze kuko uburyo iyi merikato igenze ku batoza abakinnyi byavuzwe abayobozi b'amakipe yose sinzi ukuntu mu kibuga bizaba bimeze ubwo nibyo kwitega ariko nanone nkahita nibaza ikibazo kigira kiti perezida uyu mukinnyi abaye afite wenda ngendo bivuga nkanjye ko ndabivuga nk'umunyamakuru birashoboka wenda avuganye na Rayon Sports ngiye ku giti cyanjye mu bitekerezo byanjye ko mbyumva umutoza wa Gasogi ashobora kuba ndavuga wari wa Gasogi Gibukasa nyuma yuko agiye muri Rayon Sports cyo ni cyanjye ku giti cyanjye ashobora kuba ari kugira uruhare muri ibi bintu byose biri kubaho icyo namusaba nawe nzi ko ari umugabo ibyo arimo arabibona ko ari mu gukina n'umuriro icyo nicyo cyambere agomba kumenya. Icya kabiri ntabwo ari Bukasa yamuguze ari umukozi wo mu rugo icyo gihe Bukasa arahagarariye inyungu za Gasogi aramugaragaza. Niba twarabikoze nta nubwo yasinanye na Bukasa yasinanye na Gasogi hariho umukono wande na Manyema. Sinakwanga ko Bukasa yari umutoza agomba kureba abakinnyi beza urumva ibyo bindi byose rero ntabwo nkeneye no kubimenya pointre. Ni hatari kandi ikindi cya kabiri ibyo nta nubwo ushaka no kubitindaho cyane ubigerageza nabigerageze urumva namara kubigerageza nibwo azabona yuko ntawe ukinisha umuriro ari muri nyakatsi. Ariko ibintu bya Bararobota banze biri na serie mukanya nibwo mbonye Jarike yanditseho minota 32 Bararobota Emmanuel azakinira ikipe ya Rayon Sports mwaka utaha iwacu bihinduka isegonda kuri reka nkubwire ijambo rimwe and BFM mwese ayikiniye reka nkubwire ijambo rimwe nakwemera yuko FIFA itakibaho ibyo ndabikubwiye nta ngingo nimwe wenda ngende kuvuga ko impamvu ko muri Bukasa yaramwifuzaga umva ibya Bukasa reka ndeke kuganira na Bukasa ko Bukasa ntabwo ari we usinyisha abakinnyi sibyo ariko arabarambagiza ibyo ni sawa mwebwe mukabishyura uyu munsi niyo mpamvu nashaka kuzana Bukasa muri iki kiganiro sibyo ashobora kubikora inyuma ariko ntabwo ari umuntu wajya kwa Paris muri ibyo ngibyo uyu mukinnyi hanyuma rero ikindi nacyo hari case twagiye tubona ugasanga umukinnyi runaka nibyo arashaka kuva mu ikipe runaka kugira ngo ajye mu yindi none ubuyobozi bw'ikipe afitiye amasezerano bukavuga buti no ntabwo uri bugende turagukeneye yego
noneho wa mukinnyi akamera nk'ufunze umutwe adashaka kwakira ko yaguma muri iyo kipe yego rimwe na rimwe bikamuviramo no kudatanga umusaruro yakagombye gutanga. umva nkubwire iby'umusaruro twebwe nk'abaperezida twe tugena bajya muri 18 ubwo mukinnyi nawe waba ufite ikibazo kuza kwicara gupfusha ubusa umwanya we ariyo kariyeri ye si ibyo ntitunabitekerezeho rwose. Kandi none se nk'ikipe iri kumuhemba yo ntibihomberamo imuhemba wa mugani ari muri iyo mudu wese aba ari mu kunguka. Rega nkubwiye mbere na mbere ni kariyeri yawe hakora ibintu ujye mukinisha. Ariko icyo kintu ngira ngo mwagiye mukibona mu kipe y'Atlanta. Mubwire sinshaka kujya muri icyo kintu. Tudiringa n'abakinnyi ba professionnel urumva baba baje mu kazi. Perezida hari umuntu warubajije ngo ese buriya Rayon Sports nkuko bivugwa ngo wenda ngo iramutse musinyishije ntabwo ikibazo cyaba ari cya Maniema kuruta uko cyaba Rayon Sports kandi Maniema ari yamubahaye icyangombwa abo bose tubafatiramo. Ni no mpamvu bose twabamenyesheje kugeza iki gihe twe Maniema nta kiratumenyesha. Ni no mpamvu tudashobora kuvuga Maniema muri iki kiganiro. Nta leta rero officiel yatwandikiye usibye kumva ibyo ngibyo kandi nayo nzi yuko iri seriye kuko nyuma yo gutanga release letter niyo twahereyeho dukora amasezerano y'umukinnyi. Ubwo sinzi iyo turi kuko yumva uko bijya guhura nabyo n'umukinnyi umwe wigeze guhabwa release letter ebyiri. Yego ntabwo birajya kuri urwo rwego ni dani bica ku ruhande dani nigeze guhabwa release letter ebyiri se hari yaho indi habwa yisi job no ngo APR ifite release letter iva muri Singida ari umukinnyi wayo rero nishyuwe hanyuma ajya gukina mu Misiri. Urumva ariko byaje kurangira akiniye APR kuko yari ifite amasezerano. Yego byatwaye umwanya ubwo icyo gihe FIFA ari uko ibireba none se amasezerano yasimwe kubera iki yasimwe kubera ikipe yari umukinnyi yabaye rebere n'ikipe ye botoriza iyo transfer iko ikorwa. Ariko nka president wa equipe bene turi kuba Gasogi kanyibaze mu buryo bwa general sinzi ntabwo ari ubwa mbere bibayeho ariko kuki bikorwa cyane cyane no ku ma equipe amwe simuze ngo mu gihugu kimwe ugasanga amanyanga cyangwa se ibijyanye n'abakinnyi bibaye ikibazo hagati y'ama equipe ari mu gihugu kimwe. Biranasa cyane nanone kuri Rayon Sports kuri Bobo wa Samson ngira ngo ejo vice president numvise ari kubasubiza ariko iyo umuntu yitsamuye icyo navuga nuko Rayon Sports sinzi iri kuvuga cyane muri ibi bintu byo kuvugisha abakinnyi benshi bafite amasezerano mu yandi ma equipe ariko ko biri kose nkuko Boni Mugabo bivuze hari amategeko arenze bigomba gucamo nta mukinnyi umwe utakinira ikipe yari yose ariko biciye mu nzira zanye. Ariko se ngiye sijya mbivuga buri munsi murashaka mbivuge kangahe ngiye ibintu nangerega ni ibintu biciye ariko kuri ibi ngibyo nta na discussion irimo abantu banabyumva ariko ibi nabyo birashekeje birakwereka ko Gasogi gishobora kuba ari intare hari utunyamaswa duto tugirukanka inyuma. No franchement parlant cyangwa se wenda ari abahigi batazi inyamaswa bari mu guhiga. Yes bigaragara ko scouting yanyishaka ku rwego rwo hejuru. Ariko rero wa mugani kubera ko ari muri studio turi kubona n'ubutumwa bwinshi cyane bw'abantu bamubaza byinshi. Uyaravuga ati ariko no mureyo iyo umukinnyi atarinjizwa muri TMS ibyabanje byose biba impfabusa ahubwo KNC nakomeza ahubwo abo bantu umva nkubwiye buretse gatoya reka maze basubize reka tuvuga burya ari ikintu nkundira bariye nibyo batafite nibyo batazi bashaka kubivuga. Ariko TMS se winjizamo iki TMS winjizamo ibyo ngibyo byose dufite niyo kontra hari ibintu bihari umukinnyi kuva muri equipe imwe ajya mu yindi mu gihugu imbere batanga release letter. Iyo ugiye kwandikisha umukinnyi muri federasiyo ibyo byose urabyitwaza release letter na contrat n'iki iyo umukinnyi yavuye hanze ni ITC sibyo niyo yerekana kandi noneho itangwa mu buryo buri electronic ni ahantu ubuzuza n'ahantu feeling equipe ikavuga ngo ubu uyu mukinnyi tumuhaye iyi ngiyi ugatanga n'ikindi cya TPO ni icyemeza yuko wowe na equipe umukinnyi na equipe nta kibazo cy'amafaranga na make ahari. Izo ni process zikorwa mu buryo buri online ariko nanone bigakorwa hagati ya equipe. Ubwo rero kuvuga ngo umukinnyi ngo muri equipe oya sinzi wenda ko wenda natwe n'abatanga ibitekerezo ko wenda bafiteho n'izo notion ngo bisobanukirwe gutanga ibitekerezo biri free wa mugani ururimi n'inyama yige mu bijyanye n'amategeko abo wa equipe igihe federation yamuhaye lisanse kandi kugira ngo baguhe lisanse nuko wowe nyiri equipe cyangwa se umuyobozi wa equipe ujyana ibyangombwa byuzuye by'umukinnyi. None iyo hari umukinnyi umwe ibyangombwa bibiri bihuriyeyo nibwo federation yicara ikareba bombi ikabahamagaza ikabisobanura. Absolument. Nge icyo nibuka hari ikintu kimwe abantu niyo mpamvu nakoresheje nyandiko yitwa malicious
sibyo ifite heading hari abantu bamwe bambwiye b'abanyamakuru bakorana na Rayon Sports bambwira yuko umuyobozi wayo yababwiye ko ibyo byari ku mugaragaro ko bashaka kuzafata ngo abakinnyi ba Gasogi mpuzamahanga ngo bakabashyira muri retije ibi byose bakenera niyo mpamvu twabwiye Ferwafa yuko harimo abantu bari mu gukina n'umukino batazi ariko ngenda bamenyesha ukuri yuko iyi mikino navuga yuko ari imikino ishekeje ndetse nanagayitse yo kwisebya nibayireke kuko nta nubwo yanabahira I'm telling you uyu nguyu yitwa Yves Kabera agira ati sinzi ariko uyu muntu nawe hano hari umuntu ntawe ureba nabi Rayon Sports urumva ngo ntimurebe nabi ibi ngibi twebwe impamvu babibwiye nta n'ikibazo ibi ntago mbitindaho ati rero ati nanjye somera ya message yayifata sinzi inzira bizacamo atari ko robot azakinira Rayon Sports ati naho Olivier rwose kenisi hanagure turaza kubigaruka azayikinire ngo ayo mafaranga ya Manase fan club imwe yonyine muri Rayon Sports yatanga gusa kenisi ariko babanje bagahemba n'abakinnyi babo bareke gutekereza ibindi gusa kenisi courage ntucike intege gusa Gasogi ni toto mu mupira kabisa toto n'uwirukanka inyuma ya toto hanyuma udati kenisi nakomeza gukanga turagura abakinnyi bose ba Gasogi tuyisubize mu cyiciro cya kabiri icyo mbasaba ngewe ni kimwe ni mubanze muhembe abakinnyi bayo abo musanga ngo bahari mubishyurire ku itomo z'imyaka ishize noneho muze tuvugire ku meza imwe kuko ubu ngubu nta nubwo rwose twajya kuganira kuri ibyo uyu ati amategeko ya FIFA abantu bayakorera interpretation itariyo kenisi twe twamwihoreye ariko ubu dosiye twayubuye bande ariko murabahe ati ngo yabwiye robota ngo yifate video avuge ko ari umukinnyi wa ibyo nabyumvanye umuntu nanjye ariko hari n'undi uvuga ati buriya umukinnyi ukuzengereza gutyo ushatse wanamureka gute se uyu nguyu ni Eric Sarupongo Kamonyi atari ko se kuki ibintu twumva ko ari intambara niba Kenisi afite ABC aho nta kibazo ese uwo mukinnyi niba yaramuhaye ibyo asabwa bakabyumvikanaho ko ari umukinnyi wa Gasogi ariko iyo ntuza mwayifunze mukayihorera njye numva ntashaka no kunya kuganira ku bintu nk'ibi ngibi turimo turavuga ibintu twebwe ubwacu tuzi yuko dufitiye uburenganzira yego sibyo yes hanyuma iminsi ya Olivier yarasoje kaza iminsi ya Olivier ngira ngo uyu munsi ndatekereza yuko bishobora kuba byabaye cyangwa se bitaraba ndumva avoka ashobora kuba yamaze gutanga ikirego yes ubwo ibindi tubirekera ubutabera ni ubutabera busanzwe apana kumva ngo muri FIFA no kuko ibyo turimo ni icyaha cya escroquerie ubwo nibabireke ubutabera bukora ngiye kubaza ndahari uvuga ati ni mu rukiko rusanzwe haba iki ibyo turegera ntabwo ari ibya football ibya football bizaza ukwabyo twebwe ibyo turimo ubu ngubu ni icyaha gisanzwe twumva ko ntiba ari icyaha byo ntabwo tubyemeza twebwe nicyo turegera yego ndatekereza yuko uko biri kose umunyamategeko wacu ubwo amaze kureba ingingo ndumva icyo ari bukuregera rigira ubwambuzi bushukashukana sawa ntibiba byoroshye ibyo ntabwo ndi bubijyeho no kubivugaho sinjya muri detaye zabyo mu bijyanye n'umupira byo bihagaze gute noneho iby'umupira ubwo tuzabitegereza nabyo bizaza igihe cyabyo ariko reka tubanze turegere kimwe step by step hanyuma gahunda akanyenyeri reka dukomereze twivuge ibi gusa ngo turi gutaruka akanyenyeri